God has given me so why can't I be strong in my fire and see that I will be blessed? Why I can't be strong? God, please help me on this hard time. Nasanze choza why it is me man so Waduhamagara. Waduhamagara. Tura. Hariho indwara zaje mu gihe kigarara nyinshi. Nahimeze neza. Mabuja se ubuhe nomero zizirihe bimeze bite se umushakira iki? None se tegeza ko ari njye warose kuza hano ngana haje. Icyo nago babimbeye. Ese mabuja warahari kari cyo nkubaza. Ese urinde utuye he uturutse he? Yewe nkeneye mabuja wawe niwe wamaye nimero ze aramamagara ngo nze kumureba hano. Mugisesa reka maze nkubaza. Kano kahanya twimutse sibyo? Umutangiye gukurikirana none mabuja. Kwimuka no kurangira no utekeza uzorangisha nta nubwo nahazi kwera. Ndarangisha nigeze nkubaza ngo hano ni kwande. Kuzuba none shamani mabuja twariganye ni inshuti yawe. Umva ntago bindeba yiba mwariganye sibyo? Je hano ugomba kumenya byose nshatse namuguha nshatse nanamukwiza. Umunyarwanda wa hano ushinzwe cyane ngo none injira yiba ari weho wihakaribu. Aha none yewe kuzuba we urahamagara ibiki? Ntabwo ninjira se uhenje reka maze nkubwire cyangwa nawe uri inshoreke ya boss mwana. Boss wese ndamuzi ariko niganye na mabuja wawe ntago niganye na boss. Kuzuba boss ntago muzi. Ntago muzi nyine wese ndamumenya ngo bimarire. Najye mureka ubundi guteza ibibazo. Nyenda mumenya ngo bimarire. Uzajye nyine mureka guteza ibibazo muri runo rugo byashoboka. Abakozi b'iki gihe musige mufite umunwa munini. Gabasi harabaye kabo. Mr. Sheri tari iki gikoze cyari cyakunye. Oya niko yabaye. Kabo uyu n'umufite wanjye twariganye. Ntabwo nakubwira. Sina nabikibwira yabi. Uyu ni umwana kwe mu cyaro. Uyu mwana mbese yaratuyobeye. Henga njya runyime karibu. Oya deri bigumanze nikaribu. Oya shahabi Kabo. Nana nyine Mabuja nakanyamerika kabisa. Mabuja nakanyamerika. No mwana nakanyamerika. Mabuja mbabarira. Uzambabarira uzagume hano uzambabarira rwose mabuja azagume. Nubwo mwubaha ntabwo napfa guha umuntu karimo delegate ariko uzambabarira agume hano. Saba ndaza kumukubwira ntacyo ngo ujya mu gikoni rero ujye mu gikoni. Mu gikoni. Akira cyane izingeza. Ako zasisa nta kibazo ndazitunganya tuzamabuja. Shano no shangazi umutamaye iyi ni kabutindi kabisa ndabizi neza uri buze gukora kabisa reka nihuti. Yala noneho boss noneho uno munsi ndagufite sha noneho kuba nacishwa habazi shizeho mu mazi mu buriri sha nigiye nawe Mfasa amakuru se y'iminsi we cyane neza she nako mwe bagwejeje hanze niko cyagikoze cyane urame mukozi ni oya ko mwanda mukunda akora akazi ke neza ariko agira umuntu wabigira ute se n'ijya ajyaza nyine ko natari mabuja urabona ari naze kubwira umugabo ura ntago ajya gukora ayose kubwira umugabo ngo naje nzagutwara umugore akawa kabe yinya nago ajya gukana kamwe ibyo bikoze tubyora ndi makuru se shabyiye ndi kwiga nyine nabizi ko twari turi kwiga muri secondaire bangombwa ko ugenda nigera mu byo genda ikomereza ariko nakubeshye kwishuri havutse ikibazo gikomeye nigose kivutse bangombwa ko niruka ariko ndashaka umva twabanye nabi shana ngiye kubana kera pe ndakwinginga cumbikira asubura ibyo ni ibintu saba ugombera kwinginga
none waruzi ko reka nkubwire wowe nubwo hatabi wawe sheri twabanyeze twaranaga muri do twajya gusangira Yesu Kristo ari chapeau twese Yesu umva basi suranyeme nta kibazo gusa bitajya wewe mera kuri wowe wisanzure urumva umugabo maze ako hari n'akandi kana hano nuraka boss umwampuzi wacu urumva oya we azambabare oya nyine wowe se byo gusa nyine ntuzamubanga nuko ura mwana mukwe mubangamira yiki ajya n'utuntu tw'utugambo twinshi ibyo byihangana kandi buri umuntu wize abatandukanye n'abana bose sibyo se subize ntabwo nkunda umuntu njajwaho cyane oya nyine ujye umubwira nyirinde oya se ko nazamukubita urushye subize ko no mu ishuri nari mfite amahane menshi kandi ajyaga amahane uri mutoya rero nawe ngo uracyari urugingo rutoya ubundi uzabona umugabo uzi umugabo nsigaye mfite sheri zimfashe by'abanyeshuri umunyeshuri cyangwa se impamvu ndi umunyeshuri wenda ntugire ngo urumva wenda ni amagambo cyangwa ntubyegereze umutima cyangwa se impamvu icyo kibazo cyo ku ishuri ni ukubera nyine utwo tuntu two gusohoka buri oya sha nyine sheri yansabye okay ntacyo ko tubyurere Sheri impamvu ndanaguhamagaye mvuga ngo tubanze twitanemo gatoya urabona wa mushuti wanjye twiganye asiga abahangaha wenda nubwo mba ntazi ibyabyukiyemo numva umuhungu nawe nasabye nyine ko aza twiyakibana nawe nta kibazo cyane ko twimukira no mu kizu kinini sibyo rero nyine ako nturakare hari n'undi mukobwa rero noneho waje ntabwo nyiramubona nakumviro kabisa Sheri hari ikibazo se shiri ko ari benshi cyane mu rugo rwanjye byagenze nuko n'urugendo reka urugendwa bakagendwa ariko none se bahura baza kuba hano nyine uriya mukobwa twiganye yazamagaye gatoya Sami yewe uri n'ahantu ngwino tureba mukana rw'abandore nguye rwana muzi yewe uyu ni wa mukobwa wari umaze iminsi ari kwa muganga nahoraga ajya kureba rero yamvugishe kuri telefone ndabaye nta kibazo yaza wasanga ntabwo ashaka no kubanza akitaho kundi se umugore hajyana ashingiye ku ije nakumbi rero nyine byumva ese hari ibintu mwavugaga n'ibyo mushaka kuzana abandi bantu hano murabona ngiye mfite ubwoba kuzajya nogereza abantu magana ngahe nose byombo mamesera akareka ntabwo byemera njye ntabwo byemera hano ngaho buriya abantu bahariya ari benshi inshingano ziriyongera akabosi urumva yazajya avunika cyane ntabwo byemera bazajya bagufasha oya wibiti none se abagore ntabwo nibimugo uyu muhungu muzajya murarana urumva murarana yanagufasha imirimo hari ikibazo yanagufasha ikibazo kirimo wiga ikibazo nyine tukabiganiraho nta kibazo shiri oya kuri icyo kibazo nyine cyo kujya yifasha urumva ntabwo kuba ndi hano wagize neza kunyakira cyangwa se no kumugeza ku mutware wawe wakoze cyane hanyuma rero nubwo mpawe ubwisanzure mu rugo nk'umwana mu rugo ariko bitavuze ko ashobora kuba yasohoka akoza ibyombo ndi mu nzu nzagerageza kumufasha ni ukuri kandi murakoze aho sinuzi n'umuporofitiyo wogosha ahubwo njye nzajya naniryamira oya ukora akazi bagufasha nyine sibyo bagufasha bazajya bagufasha kandi nawe ese kuko nawe batungo babaye ko intushije n'icyo mbasaba mu byumvikana gusa nta kintu Yesu yaraguhaye nta kibazo kizabiza urugendo nta kibazo bigaye ntacyo bitwaye reka babe haba ntari rwose Yesu yatugiriye neza ntakoze kabisa wenda nawe namushitangiye kwiyongera izindi naza nawe naza kumubwira nta kintu twagiye rwose nta kibazo bifite rwose ntabwo twanagukeje kandi wagiye mu kazi nta kibazo ahubwo reka nyere kugora namerekeze sibyo kabo utegura nyine ibyo turajya ukomeze mugubwe neza sibyo cyangwa se papa ibyombo wabyogeje cyangwa tubikogeje reka mbanze mbahe icyo bategura icyo kurya nta bibi turabyoza tumaze kurya gusa nta kibazo n'ibyo ko utari kwaka byabaye sheri karame sheri waje uganikiza iyi televiziyo ko yananiye yanze kwaka yanze pe ibyo ntabwo ari byo byihutirwa nta kibazo reka tujye tuganira mu gake ese meze bite sheri nkuko mvuga nuko mbaza amakuru nk'aho tutarara nyine shiga
ejo watashye utinze cyane nakakubaza nawe nta muntu ufite je nagiye gusenga mbega imana mwese wagiye muri ba bahanuzi bawe kandi no nta makuru ufite ntaya imana yambaye ngo ngiye kuzabyara umwana w'umuhungu nari yewe have w'intangaza gutsitashira abahanuzi bo muri iyi minsi asigaye batubeshya imodoka akatubeshya amataje ubuse kuko nawe wabyize urawe yari seriye ntabwo yaranze ni uko imana yasabye umwana w'umuhungu wumva erega bambaye urugero rwiza ngo Sara yamaze imyaka 90 none tutumanye 10 Sara suramuzi usibye kumwumva mu bitabo uramuzi ndanarakaye none birakara ariko nyuma birashira urabizi sibyo turasenga umeze kuba mbizi ariko nyine ndumva rwego wihaye ka motivation umutima umeze neza nkaho niba basi njye murambabare mbabajwe n'ibyo niba ari ibyo kuri cyo ninjye ndaravuga ndatukije Basi imana rero nyine bisaba gutegereza abantu babo ni nibyo babo wanayitera ariko ngo bijya barambije batashye cyangwa tugiye tugerageza mwese ndetse kugerageza rero umugoroba ashira ndagerageza ahubwo byaranze oya nta gutugiye gushaka umwana n'ubise sibyo shira ariko ntacyo cyumva no kudukunda ntacyo wenda n'ibindi imana izabigira wese ka kutumwe tugasubira kuryama twigendere shira n'ubundi ni ku cyumweru nta kibazo n'ubundi hari ibibazo ibyo ushaka kandi gana Mekutse urugero rwiza rw'abandi nitwara gutya. Blessed are those who persevere in the journey and become strong later. The again blessings for why I was late to find out. I can't type the test that God has given me. Igitekerezo ibaho mu buzima wacu. Why can't I be strong in my fire and see that I will be wese muje kuzajya gura isondo by'amazi uzi ko agira gwana izanye reka mvuga nako nabigenza kabisa Yo, ese uvuye koga? Shawa nanjye ko nzi wagize ugasubirana. Blessed are those who persevere in the journey and become strong later. The again blessings for why I was late to find out. God has given me igitekerezo ibaho mu buzima wacu. Why can't I be strong in my fire and see that I will be blessed? Why I can't be strong. God please help me. None se sheri kudakura? reka ariko urabanza da mpaye inka nyagasani urabanza Okay, nta kibazo ngereka mubanzire. ntari rwose Oh, sheri uziko nari nkumbuye ko twogana se. yego se Sha bino bintu nari mbikumbuye mana yanjye. yego Yego sha, ibi uziko nari mbikumbuye. wenda wasanga umunyeri n'akandi kana maze Yego sha, uziko kwitwa madamu wawe byambera. yego Pe. Nukuri byambera yewe. ni madamu wanjye se ko byamunaniye kubyara Kandi sha, je naguha kandi kana. Byana byambera maze. ahubwo umuti wakoreze tu Okay, sheri ngaho kuramo two. oya ariko urabanza da mpaye inka nyagasani Nta kibazo reka mazi. Mbese nagutinya ntabwo nta nagutinya. kibazo rwose banza pe satani mu izina rya Yesu hasoni wambeshu Ese uyu mugabo wawe nsigaye nkuramo wo kwirukanka. ibyo ntabwo ubundi se ubu wacutse gute kubuna bwagiye ko Kangahe ngushuka se dusanzwe tujya kubera ko nagushutse. reka nanakwikora ko Oya, manzubwire ubaye iki gituma tujyana muri isoko udasanzwe wiruka. oya ndakubwiye ngo ibi ntabwo byari byo sinzi ukuntu wacutse rwose Kubera iyihe mpamvu se? toka vrema ntibishoboka rwose ndakwirukana mu rugo rwanjye rwose Uyu mugabo yabaye ikira. Nsigaye nkuramo akirukanka twa dusanzwe turyamana turogana. Ego mana yanjye. Mabusha. Wakwakiruka kira bosi ibiryo.
Bashoka kira boss ibi. Sinu kuza gidukira ko nacyo bya mu gitondo. Si break fine. Ariko ubu bizamenya kubivuga neza. Okay, bose wangu bimushyire mu kigali. Sheri? Sheri? Action. Aha. Nzi ko ngiye kumurogera mu gikoni kumbe bamuteguriye. Kazajya ajya mu kazi ngariye ngo buri sinwere. Cyo bigize umwe kuri umwe kamere kuri cya boss sha. Turamwemeza kabisa. ngo bateguriye bosi ngo agenda ariye ubu siyo mpamvu bahorana amahoro mu rugo rwabo. Ngiye kwifata mbirye ubundi bosi naza akabura ibyo agenda ariye mu gitondo aragenda atunganye ndabizi ubundi mbagonganishe nyambagonganisha buri munsi bizarangira niboneye mucece sha nabana ndabijya kuko nazanywe no kwihurira niba n'uburyo biryoshye saho ubu rero isundi basohotse bakambona ko ndi imbere y'icyumba cyabo nabwo turira hanze n'umubiri. Sheri, ngwino hano. Ni mu biki kutazana? Mugiye muvugana. Kushinaso. Mwizo ngo kumeza ari ibyo hari ibyo hano hari ibyo rwabo haniso. Ko njye nemisiza hangaha. Kukiye usaba umushinzi we aho abana abantu bose baje hano mu rugo usigibirwa ikintu zeza kandi abantu batunye Bose muri gutongana byagenze. Ni wowe ukuntu uje ngo bimusenge. none ibi ni ibiki Byagenze bite? bibaza kunyinisha mu cyumba. Kabone utwe bijye byarahangaha. Reka ntabwo bigeze mbitwara. Nise ko sizi byanga bigiye. none se Ngira nimbe hasi. madame kintu muri sa kabisa. Njye naho ngo ingenti zibijyanga. Musazi kujya mwamagana bibi. Hamano nibijyanye se. Kabone hagifashe. Reka ntabyo najyanye. Nyine nifashe ibiryo byanjye. Abantu bazanye basira mu rugo rwanjye se. Kunomba muri gutongana byagenze. Mani nifashe ibiryangaho. Jewe Kizi ibiryangaho ni nabyo ngo biravuye. Ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo baye bidahari hari ibyo nta kintu babitwara gusa wabo. Niyo kugeneye mutegura ibyo muzujye mu kazi. ese ibyo ntabwo ari basubiriye. Mwana wawe gupfuye Bose ari ibiryo kandi yari bwasose mu cyumba kabibura. ariko si ubwo mwana wawe mwana wawe gupfuye.